Umuntu imyanda mu maraso uhita ubibona imyanda yamuvuyeho ko ashobora kuba afite amaraso ku mwijima. Hari n'umuntu nako afite amavuta ku mwijima, sorry ntago ari amaraso, amavuta ku mwijima, ko hari n'abantu bagira amavuta ku mwijima akaba yazamutera ikintu kibazo nyine. Ariko iyo ugenda uyikuzamo imyanda bigezeho bigashira. Ubu ninza gukoresha massage nzatahe nizeye yuko nkize iki. Icyambere nta muntu ukoresha massage ujye ugira stroke. Kuri umuntu ujye kubona akibona yikubise hasi ngamaraso ngo ntago yageze ku bwonko. Ntago iyo bita relax massage cyangwa relaxation massage, ni massage nziza y'imbaraga nke ziringaniye y'umubiri wose. Relaxation massage. Iyo ngiyo niyo ikorwa n'abantu, ikunda gukoreshwa n'abantu bose muri rusange. Haba umutoya, haba umukuru, yaba n'abashaje nyine. Noneho hakaza iyitwa deep tissue massage. Ni massage y'imbaraga nyinshi ikundwa n'abasportif y'umubiri wose. Babantu bakomeye bakora za siporo, urumva nagwa wamukanda nkuko wakanda umuntu utajya ukora siporo ufite uruhu rworoshye. Kanya ko kwegera nubwo babona ayo mafaranga nabwo bapfuye bakabisiga ntacyo byabimaze. Byibura bite ku buzima bwabo bagira ayo mafaranga ariko bagire n'uburame nyine. Bagire babeho igihe kirekire. Ariko rero ubundi yes, turabasuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mudahwema ko twereka ko mudukunda. Yes, ni Rwanda Shine TV nk'ibisanzwe kuri YouTube. Uba uri mushyashya utari wakora subscribe, wajyaho ugakanda ku kazogera. Iyo nkunga yawe turayikeneye kandi cyane. Nkuko mubizi rero tukora ibiganiro byiza, n'iki umunsi ndabizi ko muri bukishimire. Imbere ya kamera murimo barabona umukobwa mwiza cyane wambaye kanzu nziza. Ayi kanzu nk'izo ngizo zigeze kurangahe? Zise ntabwo zihenda cyane. Izi nk'amadolari angahe? Kize mu madolari s'ubwo. Kuko ndimo ndayireba nkabona ni za zindi basha dibu biyambarira. Kandi bari abakobwa nabo baba bahenze, ntago bakwambara ibintu babiciriritse. Ntago izino zihenze cyane, mu madolari 40-45. Ubwo mu Manyarwanda ubwo ni nkangahe? Ni ubwo mu 50. 50. Ubwo reka tunamanuke no hasi hose. Ubu n'umusatsi wawe cyangwa ni ni plant? Ni plant. Ubwo uhagaze amafaranga angahe muri rusange? Izi ngizi zirahenda. Ni amadolari nk'icyatanu. Nayo iri mu 50. Iyi ni wig. Mu 50. Urayambara washaka ukayikuraho ukazongera ukayambara nyine. Ni wigi ariko ziranasokozwa. Okay. Ubwo twagera ku rukweto hasi zargizo nizo bita za shimboke cyane za fokoco. Zikora amahayi hize ariko abambaza nazo nyanzibona ko biciro kuri za ntuza, kuri za murandasi nkabona ko ari ibintu babihenze cyane. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Ariko ngo twa Dr. Lili. Nitwa Dr. Lili massage. Ariko amashuri y'ubu yabaye. Uzi ko ibintu bisigaye byaroroshye. Umudokteri ungana nawe, umwana ungana nawe. No ubwa mbere nawe amubonye. Aya mashuri wayigiye. Nukuvuga ngo dokteri, abadokteri baratandukanye. Iyo uvuze ijambo doctor mu cyongereza ni umuganga. Cyangwa ni Dr. Nsabi. Ubwo uri buze kubimpuriza nyine numva uko bimeze. Kuntu ngo dogiteri byaje ubimpuriza na Dr. Nsabi ariko amazina sha mwamwita. Ariko wasanga atari nabyo dareka no kujaji. No kuvuga hari umudokteri wize amashuri menshi akageza kuri doctora. Ariwe witwa doctor, abari we witwa doctor. Mu Rwanda ntago tufite benshi. Ndakeka dufite umwe ntago barenga babiri. Ko abantu bigariye amashuri baba ari bakeya. Rero doctor ushobora kubura kandi abanashaje babakuze ko ari amashuri ntago wayiga ngo urangize ungana gutya. Uriya bamwita doctor. Niyo ugiye kwivuza kwa muganga umwita doctor, sibyo? Impamvu nanjye nongeyeho Dr. Lili massage nuko nkora massage zivanzemo ubuvuzi. Okay. No kuvuga ngo uri inzobere mu bintu bijyanye no gukora massage. Yego. Ngiye mvura binyuze muri massage. Ako se buri massage nayibarwa nko mu rwego rw'ubuvuzi. Cyane n'ubuvuzi bukomeye cyane ku bantu badakora siporo cyangwa se ngo bajye muri za sauna. Urumva iyo ugiye muri sauna umubiri uratutubikana, ni kimwe nka siporo. Ikibazo massage ngo ziberamo ibintu bibi cyane. Usanga umuntu ashobora kugenda rwose yitwaje yuko agiye gukora massage ariko akahita anashaka guhuza ibindi bintu bidahari.
ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nta hantu bitaba. Kimwe nk'uko umuntu ashobora kugusanga ahantu ukora ahantu runaka muri serivisi runaka ugasanga nabyo yabigusaba. Ntabwo nyine ari ukuvuga ngo ni massage gusa, ibyo ni ibintu biri normal. Icyo gihe rero we iyo utabikora umubwira ko yazanywe n'akazi kawe akoresha ibyo yaje gukoresha, ibyo bindi ntabwo biri mu kazi kawe. Yes, Lily, utubwiye yuko uri umudokiteri muri ibyo bintu, ariko ngira ngo ubwo wabisobanuye kenshi ntabwo turi bubisubiremo. Ariko ikigaragara cyo nuko ibi bintu ushobora kuba bimazemo igihe kinini cyane, kuko no kugira ngo ufate iyo titre nuko wabonaga yuko uyikwiriye cyangwa se ubimerita. Yego. Ariko hari ibibazo njya nibaza, ushobora no gusanga hari n'abandi nabo badukurikiye bashobora kuba babyibaza. Ubundi massage imaze iki? Kuki umuntu agomba gukora massage? Icyiza cya massage ituma amaraso abasha gutembera neza mu mubiri. Kubera ko akenshi abantu bitewe n'ibyo turya, amavuta, amasukari, hari igihe usanga nk'umuntu afite ibinure mu maraso. Ubundi kugira ibinure mu mubiri cyangwa amavuta menshi mu mubiri ntago bisaba ko uba uri munini. Ni ukuvuga ngo ibinure biratandukanye. Hari ugira ibinure mu ruhu, hari ubigira mu maraso, mu mitsi, urumva ari byo bibuza amaraso gutembera. Ubugewe Jado n'inda yanjye uri buza kongeranya na cameraman buriya dufite ntuza fats zingana cyane, ahubwo ushobora kwisanganya nk'urusha fats. Izi mpamvu se ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuba afite fats nyinshi, ariko uburyo umubiri we ugasevinga ahantu hatandukanye. Hari ushobora kurya ibintu by'amavuta, urumva umubiri we ukabasha kubikoresha neza, ukaba ubyibushye ariko bagupima bagasanga nta binure byinshi. Ubwo songo se nk'ukora siporo? Ubwo hari aho bihura no kuba ukora siporo? Ni ukuvuga ngo massage ni nziza cyane nko ku muntu udakora siporo. Gukora siporo nta kibazo, ni byiza kuko anywa n'amazi menshi ugasanga n'ibyo binure biragize. Ariko nk'umuntu utakora ibyo byose aba agomba gukoresha massage kugira ngo ya mitsi irambuke, niba harimo ibintu by'ibinure byatangira amaraso adatembera neza abashe gutembera neza. Yego, nibyo niko kamaro ka massage. Bivuze ngo abantu bakora siporo nta nubwo bakeneye massage cyane? Nabo barayikeneye bashaka bayikoresha, ariko biterwa nanone na siporo iyo ari yo. Kuko nk'urugero nko muri massage nkora yitwa physiology massage, ni massage ivanzemo na siporo. Aki izo siporo akenshi zimeze nka stress. Yego. Nuko ngo ubukoresha umuntu ubukorera massage umuntu namukoresha siporo. So siporo ibuze kandi muri siporo mwenyine ahantu hihishe mu cyumba. Iyo siporo nayo turi buze kwigarukaho, ariko wenda tutari twinjiraho ngaho cyane. Hari abantu bakunda kugira confusion cyangwa se bakunda gutekereza nabi cyane massage. Ugasanga wenda sinzi niba ari ubumenyi bukeya, ariko ntekereza ko buri ari n'abantu baba badakunda gukoresha massage cyangwa batari banajyayo, cyangwa bakabyumva nk'ibihuha. Bakunda kuvuga ko muri massage hakunda kuberamo ubusambanyi. Yego. Umuntu akajya muri massage nyine, ariko se ubundi kuriya kuntu mukoraho umuntu ugasaba urimo uramukozaho intoki, niko kumuvura? Nibyo bimufasha ibyo byose uri kumbwira? Ni ukuvuga ndashaka umbwire kwanza amoko ya massage. Yego, amoko ya massage rero nkora amoko 5 ya massage. Nkora iyo bita relax massage cyangwa relaxation massage. Ni massage nziza y'imbaraga nke ziringaniye y'umubiri wose. Relaxation massage. Iyo ngiyo niyo ikorwa n'abantu, ikunda gukoreshwa n'abantu bose muri rusange. Haba umutoya, haba umukuru, yaba n'abashaje nyine. Noneho hakaza iyitwa deep tissue massage. Ni massage y'imbaraga nyinshi ikundwa n'abasportif y'umubiri wose. Babantu bakomeye bakora za siporo, urumva ntabwo wamukanda nk'uko wakanda umuntu utajya ukora siporo ufite uruhu rworoshye. Ushobora kumukanda cyane ukamubabaza, niyo mpamvu ubanza kuzimusobanurira we agahitamo. Hakaba yitwa physiology massage, rero nabasobanuye ni massage y'imbaraga nke ziringaniye y'umubiri wose, ariko tukakuvangiramo udusiporo two kugorora umubiri. Yego, nayo ni nziza cyane. Mane mbabare tugire kuri body to body. Ntago iri buzemo noneho tukagera kuri massage yitwa lingam massage. Yego. Lingam massage ni massage dukorera abagabo cyangwa se abasore bafite ibibazo byo mu buriri. Harimo kurangiza vuba, kuba yabishaka mu bitekerezo sexe ntibashe guhaguruka, cyangwa se yahaguruka ntibashe gufata umurego ngo ikomere, cyangwa se ikaba yacika intege mu gihe ari kubikora atarangije. Yego. Hari ababa barabitewe nuko bikinishije igihe kirekire, hari ababa barabitewe nuko barwaye amibe ikaba yakwangiza udutsi tw'imiyoborantanga bakagira ibyo bibazo, cyangwa se akaba ari umunaniro ukabije
k'abagabo benshi bakunda gukora amasaha menshi akaruka amasaha make ugasanga ibyo bibazo ni mu buri biranze nyine kubera wa munaniro. iyo ngiyo bayita ringam. ubwo nyine abantu badukurikiye b'igitsina gabo abanza yumve neza niba atafite ikibazo cyo kuba akeneye iyo massage yitwa ringam. Yego ni ringam. Yego. Uburyo ikorwamo rero tumasa kuri sexe y'umugabo ariko siho honyine dukora kuko tuba tugomba kumasana ari imitsi mu masa kuri sexe ye uyikoraho. Yego uba ufite uburyo nyine uyimasa kugira ngo ukangure twadutse nyine twacitse intege ariko ntago ariho honyine ukora kuko ariko abagabo ntago bari bazimenya neza nk'izo zo gukora aho ngaho uvuze. Abenshi nyine bafite ibibazo nk'ibyo bakunda kuzikoresha. Yego. Rero ugomba kumasana ari imitsi ifite ihurira no ku bwonko ndetse no ku miyoborantanga. Ugomba kumumasari icyo bita reflexology ni massage y'ibirenge gusa n'amaguru. Ukamumasa ku matako y'imbere n'inyuma ubwo ni hano na hano inyuma gutya. Yego. Ukamumasa ku mugongo igice cyo hasi ku rutirigongo hano hepfo yegereye ku kibuno ukabona kumasa kuri sex. Yego ni massage nziza cyane ikubiyemo ubwo buvuzi. Ikaba yitwa ringam. Niyo ya ariko tutari twava kuri iyo ngiyo nk'iyo massage ndumva irimo na risk ukuntu umuntu ari buze agakoresha massage yarangiza ukajya gukora ku myanya ndangagitsina yiwe ukayikoraho neza ntekereza ko udakoreshaho ga kandi nubwo waba ukoreshaho ga ntekereza yuko hari ibintu byinshi cyane ushobora guhinduka umuntu akaba yanatekereza ibindi. Wowe nk'umuntu wimazemo igihe ntago iyo experience yari yakubaho ngo tubwire nta muntu wari waza aje gukoresha iyo massage narangiza wenda ashake no kugira ngo abone massage ebyiri kandi ari bwishyura imwe. Massage ebyiri iyo zishaka ashobora guhitamo ebyiri zivanze. Icyo nashatse kuvuga wacyumvise urumva aruje gukoresha iyo ngiyo urimo mukora ahantu hose urumva niyo myanya yose wayikozeho ndimo ndirinda kuyimensioninga noneho arangije arabishatse. Ego icyo gihe iyo ubona afite gushaka kugira ngo wenda muryamane ubigenza utubyitwara gute niba byarakubayeho nyine dusharing experience kugira ubwo bushake kugira ubushake bwo ntago byabura ahubwo nyine akabikubwira akabigusaba icyo gihe ubigenza ute nyine mu byukora nyine bitari mu kazi ariko bakunda kubikubwira ntabwo ari abantu benshi babimbwira umuntu ushaka kubimbwira nyine ni umwe ku ijana. Yego. Kandi icyo gihe nyine umubwira ko mu byukora ibyo ngibyo biba bitarimo kandi uburyo buri bumumase ntago ari uburyo nyine butuma nanone yabitekereza cyane ko ugomba kumusiga amavuta make ikindi ukamumasa usa nk'ushyizemo imbaraga ntago bumumasa nyine nk'uri kumutacinga. Umumasa nyine nk'umuntu uri kumuvura ntago umumasa nk'umuntu uri kumushyira mu zindi modo. Shayo ngiyo rero ndumva inshanze ubwo indi harya dukurikijeho ni iyihe? Yende nanjye gusobanura birambuye niya ndine nasobanuye reflexology haruze gukoresha ibyo birenge gusa n'amaguru. Sorry. Ariko urashonje? Umerewe nabi? Ndananiwe n'umunaniro. Ubu waraye ukora? Yo naniwe mfite ibitotsi naryamye ntinze ndazinduka. Okay. Rero iyo mfite umunaniro nyine ndayura kubera ibitotsi. Noneho iyo massage ya reflexology nabasobanuriye nkora iyo ndi gukora ringam hari umuntu uza kuyikoresha ariyo yonyine aje gukoresha kubemo ubuvuzi bwinshi butandukanye. Yego. Harimo kuvura umutwe umugongo ariko nimvuga umutwe nagari kwa kundi umuntu azahanuka mu gita kubita umutwe hasi ubwonko bwicange ngo azaza gukoresha massage ngo reflexology ubwonko bujye kugihe. Yego. Cyangwa umugongo waraturitse no kuvuga ngo ni wa mugongo w'imvune nyine wizanye hari uwo gukora nyine hari umuntu uba akunda gukora imirimo yunamye cyane cyangwa akaba yarabyaye umugongo ukaguduka cyangwa se akaba akora akazi ko guhagarara nk'abanyerondo cyangwa abasekirite agahagarara amasaha menshi nabyo bitera umugongo cyangwa abashoferi nabo kwicara cyane mu modoka bikunda gutera umugongo. Icyo gihe uraza tukagukorera reflexology mu birenge ntago ari ngombwa ngo tukuvura tugukoze ku mugongo ushobora gukoresha reflexology nka kuvura umugongo nkoze mu birenge cyangwa nka kuvura umutwe nkoze mu birenge. Yego. Hanyuma numvise hari iyo utari mushaka kuvugaho kandi mbona ari abagabo bakunda cyane iyo bita body to body ntago ari massage
cyangwa yo ntago wigeze uba umu expert muri yo? Oya, iyo massage ntago ndi buyivuge ibintu byinshi gusa nyine ndayizi. Uzakenera ubusobanuro bwayo azansange iyi ni box. Duhe akantu gato yatubwire. Urumva massage nk'izindi kuko urumva massage watinya kuvuga kandi wivugiye iyo bitari ingamo yo numvise ari uruhehemure ashobora no kuba inarenze iyo body to body. Nayivuzeho cyane ariko ubu ngubu nabaye Okay, kuri Rwanda Shine TV rero nabo babwire body to body ubundi korwite ese imyumvire bayigiraho niyo cyanga ntago ari shyiraho umucyo. Ntago ari ubwo rero bitewe nanjye ko mbyumva sibyo. Yego maze igihe nyisobanura igihe kinini. Urumva ngo hari no kuntu ngo mwambaye urumva ariko ndashaka kubikubwira uko mbyumva nawe bihuze nuko bizi. Mbaze ubundi mbaze nsubize yego cyangwa hoya. Yego oya nta perime cya provisoire turi gukorera nako provisoire yego cyangwa hoya. Noneho urumva yego bakunda kuvuga yuko body to body yaba arugiye gukorerwa massage cyangwa ugiye kuyikora mwese mwambaye ubusa. Yego byose mwakuyemo kandi yego imyenda murayibagirwa noneho yarangiza ngo akaryama ntarumva yabara kuryama ukageza ukamukozaho amabere ukajya umukozaho imoko urumva reba urabyumva bantu utega amatwi wumva uko mbyumva hanze ngo nawe urambwira ukajya umukozaho amabere urumva ukajya umukora ahantu hose ahantu hose kandi hatuma ngo ngaha tubwire nanjye numvireho nyine uburyo umumasa ntabwo nabasha kubusobanura nyine. Ntabwo wabasha kubusobanura nka dogiteri si uko ntazi kubusobanura cyangwa ntabwo ugeze ubimenye. Ntabwo nshaka kongera kuyivugaho ariko urayizi. Ariko ukeneye kumenya ubusobanuro bwayo ajya nsanga ni box bimusobanurira. Okay, nacyo ngaho tubwire dukeya turi aho ngaho wenda ko kugira ngo ubifite amakuru makeya nabyo byongeremo. Mu ncamake nyine nawe wabivuze ni ukumasa umuntu ukoresheje amabere cyangwa ikibuno. Ubundi busobanuro in box ni ukoresha amabere cyangwa ikibuno kandi ubwo mwese mwambaye ubusa. Ariko uburyo nyine umuntu abikoramo ntabwo ari ubw'abantu bimajina. Ubwo ntacyo uribuze gute undi ngazahita muryama hejuru ntabwo ariko babikora kuko nawe uba ugomba kwirinda ubwawe ugiye kuyikora n'urugero ntabwo uba wizeye umuntu niba nta burwayi afite ku buryo waza kumujya hejuru gutya ubwo se hasi bise bihurira. Kandi utubwiye yuko umukozaho n'ikibuno uburyo ukimukozaho cyangwa uburyo amabere ntabwo ari ngombwa ngo uze umuryame hejuru mwese muringanire nyine ifite uburyo bwihariye ikorwamo nk'umudogiteri. Aho ngaho ndacanzwe nyine ubwo birasaba yuko rero nyine buri kintu kiba gifite uburyo gikorwa ariko ntacyo wabanza kubana imbere yawe ubwo wumva afite amatsiko nkanjye azaze nyine iyi experience azakugane umukorere. Ibiciro byawe ntabwo biba biri hejuru. Ntabwo biba biri hejuru. Ni nimero zanjye bambonaho ni 0738 yego 642 628. Ese Dr. Rire ukorera he? Wampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp. Nkorera Kicukiro munsi murenge wa Niboye. Okay. Urikorana cyangwa ubu ufite n'abandi bantu mukorana? Ndikorana. Ntabwo ndatangira kuzana abo dukorana. Se massage buriya zigira amamashini wenda icyo numva cyo nuko habamo amavuta ni imashini zibaza. Imashini zikora massage zirahari ariko ntabwo ntabwo ndabugera ku bushobozi bwo kuzigura kereka banteye inkunga. Hari nk'urugero hari imashini hari ziriya abakozaho ziriya ntabwo zihenda. Hari izivibura iriya ya electronic nerve stimulator ni mashine nyine zibura imijyana n'imigarura y'amaraso ajya ku bwonko. Yego. Iriya nayo mfite ntabwo ndayibona. Ariko ibyo zikora nawe ushobora kugerageza kubikora. Ni ukuvuga ngo bikubiye muri deep kuko iyo ira vibrating mu kirenge ikangura imitsi. Urumva ikoreye umuntu deep rero ugerageza nako ntuza reflexology ubwo umukorera iri deep kugira ngo kangure nyine ya mitsi nyine. Then hari imashini yitwa quantum machine ikora medical check up nk'urugero. Umukiriya ashobora kuza nkamubaza se wigeze wikinisha kambeshya ngo ntabwo nikinishe wenda bitewe nuko yatinye kubimbwira. Ariko ngiye nyifite nkamukorera check up nahita mbibona ko yambeshye. Uhitubona yuko yakubeshye. Kuko uhitubibona ko yikinishe mu bisubizo nyine muri result baguha. Uhitubona ko bimaze iminsi. Tubona yari ikinishije nyine ariko ntabwo ari kimwe nkuko namubaza nkuko akavuga ati
ntago nikinishije wenda nkamuvura nzi ngo ntago yikinishije kandi yarikinishije urumva izo ngaruka bafite iyo umbwije ukuri nibwo umenya uburyo ngo ufasha nyine ukaba wakira neza iyo mashini urumva nayo irakenewe ikindi ku ba diabetike urumva hari mashini ikura imyanda mu maraso yitwa detoxification machine iriya mashini nayo irakenewe kuko aba diabetike bakunda kugira ibyo bibazo cyane byo mu buriri kuko iriya sukari iragenda ikanetraliza nyine ya myanya y'ibanga umva bikanga burundu icyo gihe rero kugira ngo ufashe umudiabetike biba bisaba ngo umuhe amarejime ikindi ujye umukuriramo imyanda mu maraso ariko urumva iyo mashini idahari hari igihe ushobora kumurangira aho bayifite ugasanga nabigizemo intege nke ko aba ari wowe wenda baje areba akavuga ati n'injyanda atari ubinkoreye bashobora kubinkorera nabi nayo irakenewe urumva rero ibyo byose biba bisaba amafaranga abafite ubushobozi nyine mwadutera inkunga kugira ngo tujye dufasha n'abo bantu barwaye babashe gukira hoya uri umukobwa mwiza ntago wabura umuntu ugira ashobora no kuva kuri Rwanda Shine TV ntawamenya ashobora kureba akareba ubwiza bwawe se buriya babonye ko ufite n'ubwoya ku maguru ko nzi ko abagabo bakunda ubwoya babibonye ntago mbizi ariko ni ikihe kintu abantu bakunda kukubwira ku bijyanye n'ubwoya bwawe ubwoya rero kangusetse kera nyiri umwana kubera ukuntu nari mfite noneho ubwoya bwinshi cyane kurusha gutya njyewe ntabwo ngira ubwoya ku maguru gusa mufite umubiri wose no ku maboko hose no mu gatuza hose noneho njya mbwogosha hoya iyo bwakuze abantu benshi cyane bakunda kukubwira ko ufite ubwoya bwiza nabahe ni abagabo ni igitsina gore abakunda kubikubwira bose bajya bambwira hari n'abakobwa bavuga mostly abenshi ni abagabo ariko n'abakobwa bajya bambwira shangwa mu rugo nk'urwo rwawe rufite ubwoya nyine ngababona ari byiza none se ko abakobwa benshi cyane bafite ubwoya usanga bafite complex nyine nibyo ngiye guteramo story kera bajyaga bansereza ku ishuri ngo dore umukobwa umeze nk'abagabo kubera byabaga ari byo byinshi noneho kugira ngo nagabanuke ninjye wabugendaga mbutwika nyine bikantera complex nkavuga ati buriya wasanga ndi igishegabo natane agera mu rugo nkumva nyine ngo uyu muntu ngo akunda kota ngo ubwo ngo burashye nkajya negereza nka gazi cyangwa nkanyuzaho nk'akaboko gutyo kugira ngo bugashya nyine nkagira ngo gutya bugahunguka kugenda nyine bugabanuka ariko maze gukura kubera ko maze no kumenya ubwenge ku ishuri bakajya batubwira ukuntu ubwoya ari bwiza butuma umubiri uhumeka neza ahubwo wowe mpita mbukunda nyine ese bunatuma umuntu ahumeka neza ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubwoya cyangwa wihaye impamvu ituma ubukunda kuko wabonye bwanze kugenda nanakoze research nza gusanga abantu bafite ubwoya baba mu bukonje bashobora kuba ahantu hakonja cyane kurusha ba bantu batabugira niyo mpamvu usanga kenshi abantu baba mu bukonje nk'ibihugu bikonje baba bafite ubwoya bwinshi umubiri wishakira igisubizo nyine ubwoya bukamera kugira ngo bubaproteje nk'ubu tugiye mu bukonje bwinshi njyewe n'umuntu udafite ubwoya ashobora ubukonje bushobora kumwica mu gihe gito kurusha uko njye umubiri wanjye warwana nabyo urumva rero ubwoya buba bufite akamaro no mu gatuza ufite ubwoya aho ngaho noneho urancanye n'ubwanwa ahubwo nabwo nyabwogosha ariko ntabwo ari bwinshi cyane uba wifuza yuko bwazarengaho nka butanu nahabwa noneho ugasanga iyo bwabaye bwinshi nyine umuntu bamubwira yiwe ngo ufite ubwanwa nyine mva binteye complex nk'ubu urabona ko nabwogosha ariko nabwo butangiye kumera birambangamira nyine nzaganariza numvise ngo afite imiti ngo ikuraho ngo ibintu by'ubwoya nzayisigeho ko mwese mbona mwashatse kuba abadogiteri hari Dr Liliane hari na Dr Lisa izaho ngo arimo ngo arangwaraho imiti abantu ngo bafite ubwanwa ngo n'ibindi cyangwa murimo murashaka kujya mwitwazi intuzi y'ibintu by'ubwishakoshi n'imiti nk'iy'abaganga ba gakondo ngo oya nyine buri wese ajya mu kintu bitewe n'impamvu ariko nzamugana abumpe ko nta mukobwa nayo minsi mike y'amagare ndashaka kuntu nzajya nahira ibyatsi bitandukanye mu gatuza harimo ibyoya umugeni nta kuntu najya niyahirira ibyatsi bitandukanye nkajya mbigenda mu bikapu ntabwo kwahira ibyatsi nanone utabyemerewe riri abona ako kari agaciyemo ariko mu by'ukuri njye ntabwo nari najya muri massage n'umunsi wa rimwe ndayitinya ariko nyitinyira iki urumva nyine kwa kuntu umuntu aba yaririnze ukarinda iminsi y'ubusore bwawe noneho n'amakuru aba atari meza bari hanze aho iyo byose nagiye nkubwira bituma numva nifatanya cyangwa se aha hantu najyayo ugasanga nshidutse hari ibindi bibaye urumva
ubwo rero nyine hakabaho kwirinda mbere y'uko ikintu kikubaho. Ariko nkurikije ibyo tubwiye ibyo dusobanuriye nanjye numviyeho numvisha ahubwo massage ni nziza cyane yaba cyane cyane nko ku bantu badakunda gukora siporo nkanjye ndi umuntu bwa siporo ngo bivuze ngo ngiye kwitamba umukiriya ahubwo ndashaka kugira ngo mpurize kuki ahantu henshi cyane hari sauna hakunda kuba hari na massage kuki bigendana ndahita mbigusobanurira. Iyo umuntu agiye muri sauna urabona ni mu bushyuhe bwinshi, umubiri nyine tuvuge niba ufite ibintu by'ibinure mu maraso biba byayaze nyine byayenze. Noneho iyo uvuye muri sauna ugahita ujya muri massage biba byiza kurushaho, kuko iyo umuntu ari kukumasa uruhu rwamaze koroha no mu mitsi byayaze nyine nibwo bya bintu byo mu mubiri abasha kukumasa neza amaraso imiti iyo ukuye umuntu imyanda mu maraso uhita ubibona imyanda yamuvuyeho ko ashobora kuba afite amaraso ku mwijima. Hari n'umuntu nako afite amavuta ku mwijima, ntabwo ari amaraso, amavuta ku mwijima, ko hari n'abantu bagira amavuta ku mwijima akaba yazamutera ikintu cy'ikibazo nyine. Ariko iyo ugenda uyikuzamo imyanda bigezeho bigashira. Ubu ninza gukoresha massage nzatahe nizeye yuko nkize iki. Icyambere nta muntu ukoresha massage ujya ugira stroke. Kuri uyu muntu ujye kubona akibona yikubise hasi nk'amaraso ngo ntabwo yageze ku bwonko, ntabwo bibaho, cyangwa ngo stress nyinshi uriya amaraso ari kubasha kumuvinga neza. None gisekeje rero nuko usanga stroke yica abantu bafite amafaranga, abantu b'abakire noneho bagakwiye no kuba bajya muri massage. Nicyo kibazo rero, bakabaye bafite amafaranga kuba bajya muri massage ariko kubera akazi baba bafite. Ikibi rero cyo kuba umukire nanone cyane nyine uko ugenda ubona amafaranga menshi uhora nyine wumva ushaka gukorera andi ukaba bize noneho wamunanira ukirundanya ukabura umwanya wo kwita bikazarangira upfuye ukabinabisiga. Rero bajye bagerageza byibura rimwe mu kwezi cyangwa kabiri mu kwezi bajye mu mwanya mukeya wabo bajye bongeramo nako kanya ko kwegera nubwo babona ayo mafaranga nabwo bapfuye bakabisiga ntacyo byaba bimaze. Byibura bite ku buzima bwabo, bagira ayo mafaranga ariko bagire n'uburame nyine babeho igihe kirekire. Ariko rero ubundi ntabwo buriya abantu ntabwo bashobora kuba batekereza ko massage igize inahenze. Ntabwo massage ihenze. Mfite inote ya 5 yanjye massage nayikorerwa kandi nkataha nishimye, kandi ntige munsi y'iminota nka 30 cyangwa 40 kuzamura ntabwo 5,000 wabona massage. 5,000 urabona amavuta yarahenze ugiye muri massage. Tuvuge ngewe wenda niba nikorera mbara ibingibi ugiye koga amazi ashyushye umuriro uragiye sibyo, amazi aragiye byose birishyurwa. Amavuta yarahenze ndagukoresha amavuta, amashuka ari bwandure, amasabune azayafura, isabune woze, ngabibaza ibyo bintu byose. Umukozi uzabifura nzamuhemba n'urugero, ngabibaza ibyo bintu, izo dépenses zose gusa urumva muri 5 byavamo. Ariko rero kandi buri mukiriya uko umaze kumukorera abagomba guhita akura amashuka bamukoreyeho bakongera bagatunganya bagashyira handi afuze. Ntago ukorera ku bantu babiri. Reka dufate range y'amafaranga ni hagati yangahe nangahe nibura, kugira ngo ndashaka kugira ngo umuntu ufite iyo mentalite yuko massage nyine agomba kujya abantu babakiri, urumva yumva ko ari hagati y'amafaranga ugiye kuvuga nandi wenda ugiye kuvuga ashobora kuba yagira gute yakoresha massage hagati na hagati. Ubwo no kuvuga ngo n'ubundi wanda shaka kuvuga uti wenda hagati 10,000 n'20,000 uwo muntu ashaka kungana. Ukuvuga ngo buri bwoko baba bufite igiciro cyabo, ariko nabo na mentioning ibiciro gutya. Ariko icyo navuga ni hagati y'10,000. Okay, ziriya zose wavuze hagati y'100 n'10,000. Uko urumva zose ziba zitandukanye, hari iyo ushobora gukorera ku 10, hari ya 20, hari ya 15, hari ya 30. 100 ndumva hari bujya nuko ngo hari massage ishobora no gutwara 100 cyane. Nibwo ikafata iminota ingana iki? Amasaha 2. Amasaha 2. Ariko bitavuze ko hari n'ugabanyisha kwa bamugabanyiriza nabo ko bamukora kuri 80 70 biterwa na promotion. Ubwo wagabanyirije ubu wagendeye ko ki? Hari umuntu ushobora kukwinginga bitewe n'ikibazo afite akavuga ati wamba bari ukamfasha wenda ko mfite ikibazo iki kandi nawe bibaze nawe umuntu afite ikibazo uzamufasha kandi akagasaba kazajya kenshi n'urugero bajya kumuca ayo mafaranga. Ngiye kugarukira wa muntu utekereza ko massage n'undi ari y'abakire, uwo kujya uzabona umuntu mvuge ngo ni hagati yangahe nangahe. Uziko ayo mafaranga ari butanga umunsi umwe usanga hari n'utayakorera ku kwezi kose.
nukuvuga cyangwa ugasanga wenda ashaka kuba yakorera ku kwezi navuze hagati ubwo niba mvuze ibihumbi 10 hagati y'ijana n'icumi wahereye ku 10 navuze ngo hari iyo wakoresha ku 10 bitewe n'ubwoko bwayo hari iyo wakoresha kuri 20 yego hari iyo ushobora gukoresha kuri 25 cyangwa 15 nago zose ari ijana yego amasaha yose seri yawe ubundi buhari nuko ngo 24 hours urumva ku minsi 7 buhari sha iminsi yose ndakora kereka njyewe iyo ndushye nyine mwiye mwese usenga ryari ntago ujye usenga ku cyumweru senga rimwe na rimwe iyo wabonye akanya hari igihe mba naraye nkora ibaze nawe kumara icyumweru cyose utaruhuka nko kuwa gatandatu ugakora ugataha saa 8 z'ijoro ukaryama ubwo saa ubwo ushobora kugira abakiriya bashobora gutuma utaha ayo masaha urumva nyine ntago ari byo byonyine umuntu aba akora hari n'utundi tuntu umuntu aba agira ku ruhande ariko rero amugani ukuntu wifunze ntago ari byo bintu byonyine aba akora hari igihe urumva hari igihe n'abakiriya ba massage babura yego nyine ntabwo wakora akazi njye bundi ntabwo ngende tutrava ntabwo nkunda gukora akazi kamwe ntibigutangaze ejo ushobora kuzajyana runaka ugasanzwe kwakora bitewe n'iki nyine iyo ukoze akazi kamwe kagafeiringa nyine urakena rero mba nshaka ariko ubundi wa mugani abahanga bavuga yuko buriya gukora ibintu bimwe ni ibintu bibi cyane anytime bishobora no kukwangira cyangwa se ukanahomba ariko ukora utuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye hamwe urahaburira ahandi ukahabonera anyway dusa naho turimo twerekeza ku musozo ndagira ngo baze aka kantu abantu bakora massage akenshi ari igihe bajya no gukorera abantu mu mazu yabo urumva umuntu akaba avuga ati okay jewe Kicukiro ni kure ntago najya hari ahantu hose reka ansange mu rugo mamagana ansange mu rugo ankorere cyangwa se ndaduhurira ahandi hantu hafi aho ngaho hari amacumbi ibyo byose birashoboka yuko Liliane wamubona akazagukorera muri ubwo buryo oyangiye bagomba kunsanga ku kazi gusa kuko naje kubona ko iyo umuntu aje hano kuri social media ahura n'abantu bazima agahura n'abandi bashaka baba derangere cyangwa bashaka kumuhobagiza nyine profita bamugire nk'ikigoryi ushobora kujya kureba umuntu ugasanga wenda arakubwiye ati ndi kuri Great Hotel wahagera bakakubwira ati uwo muntu nta uri mu cyumba n'urugero cyumba kirimo gusa nta n'umuntu yeruka kukijyamo yaguhobagije gusa hari abantu babikora gutyo hari ababikora nta n'ikindi kintu ndumva nta cyaba nagamije nyine urumva ngewe najyaga kera naravugaga ati wenda umuntu ari nk'ahantu hizewe nk'aho kuri Great ahandi hantu nyine hizewe nagenda nkamukorera ariko hari umuntu wabinkoze bitambireka burundu ntabwo nzongera kubikora bazajya bansanga ku kazi kuko ntabwo mba mfite umwanya wo guta naragiye bwa mbere naragenda mukorera ubwa kabiri ndangije ariko nyine ni muri babakiriya nyine nanubwo ari n'umunyarwanda ni Umurundi ahari nawe yigaye ni muri bantu nyine bagira imyumvire ni ukuvuga ngo yaraguhamagaye akubwira ko ari ahantu nta kibazo aranyishura ahubwo nangize ngo yakubwiye ko ari ahantu ni muri babakiriya urangije ugiye uramubura ni muri babakiriya ashobora kwaka service idahuye n'akazi kawe we yashatse ko kubivanga byose yazanye indi service idahuye n'akazi ke kanjye ndayabyanga ndamukora bisanzwe ngira ngo byanarangiye ngira nta nubwo yarakaye nditahira aranyishyura neza ubwa kabiri arambwira ngo nsubireyo ngiye kumbe yatashye nk'ejo yatashye ndavuga ati reka nsubireyo mukorere nta kibazo numvaga nta kibazo ngezeyo nsanga umuntu ntariho mpamagaye kuri reception arakomanze ku cyumba cye numva ntariho mpamagaye kuri reception barambwira ati yewe ngo yatashye ejo amahirwe nagize nuko yankoshonnye nuko nakomanze agataso kundi mukiriya uri mu kindi cyumba akahita mbaza ati bimeze bite ahita musobanura hari umuntu nyankorera massage y'umukiriya wanjye ariko ndamubeshya nyine sinamubwira ko yankoshonnye ndamubeshya ndamubwira ati ashobora kuba yagiye muri restaurant ndamukorera ntagaruka ahita uwo mukiriya ambwira ati ahubwo nsobanurira nta kibazo nkorere ubwo igihe ari buze nawe uze kumukorera mba ngize amahirwe mbona undi mukiriya ariko urumva iyo nza kutabona uwo yari kuba mpobagije nkata umwanya wanjye amatransport ako rero tujya tuvugisha ukuri none ibintu numvisha bimazemo igihe kinini ariko ntago tuvugisha ukuri wenda ndabizi ko no mu buzima busanzwe ntujya ubeshya ariko ahangaha ndashaka gukoresha ukuri kwinshi mu gihe umaze muri ibintu ntago wari wisanga muri situation yuko urumva umuntu muhaye serivisi ebyiri donc mukoze muryamanye kandi wagiye uzi kuri mumukore massage gusa ntago ndabyisangamo okay reka dusoze ikiganiro wenda abantu bagerageje kumva ahantu ukorera wabahaye na nimero yawe bazakuvugisha bakugane kandi ibiciro bya biri hase cyane turagushimiye cyane murakoze cyane yego naho gutaha murakoze